Inkuru y'urukundo. Inkuru y'urukundo rwa Stella ndetse na Arnaud ni inkuru y'urukundo nziza iryoshye, gusa ntago haburamo ibibi, ariko ni inkuru iryoheye amatwi kandi nziza yabayeho, weho neza umwanya gatoya ubundi wiyumvire. Inkuru yacu tuyitangirira ahantu mu muhanda, aho tuba tubona ahantu hari amakona menshi, ni mu makorosi. Urabona ko burigeze ku kantu k'akagoroba, imodoka ziri kwihuta cyane kugira ngo zigere aho zigera. Hari harimo utuvatire turi kuza twafatiyeho, tukajya tubona imbere yatwo hari amakamyo ariko ari kugenda gakeya ko bari ahantu hazamuka. Zafashe gahunda yo kudeplasa ikamyo, bayideplasiza mu ikona, badepasa iyo kamyo, ariko gudeplasa mu ikona ntibyemewe kuko ntabwo aba azi ikigiye guturuka imbere ye. Yaradepashije ku bw'amahirwe makeya, yakubitanye n'iyindi yaje yafatiyeho, zose zaragonganye, byari ibintu ubona ko bibabaje. Zaragonganya, imodoka ziragenda ziripfunyanga nk'igipapuro bafashe bagakanja mu ntoki. Byari ibintu ubona ko bibabaje. Ubwo zahise ziza aho ngaho, zahise zikucanga bazisiga aho ngaho, barangije bahita bafunga umuhanda. Ako kanya polisi yahise ihagera, bashyiraho uturanga ko aho ngaho hari ibyago batagomba kuhagera. Nibwo abaturage nabo batangiye guhurura baza kureba ibintu byabereye aho ngaho, babona ni impanuka idasanzwe. Batangiye kugenda bahwihwisa yuko hariya nta muntu n'umwe urokotsemo, bose bapfuye. Kandi mu by'ukuri mu byagaragaraga wabonaga ko nta muntu urokotse muri iyo mpanuka. Wabonaga amaraso ari gutemba, wagira ngo ni nk'ikigega bapfumuye cyangwa se gipfumutse amazi akavamo. Amaraso yari ari kwisukiranya, ari ibintu ubona ko biteye ubwoba, biteye ubwoba pe. Nibwo polisi yahise ihamagara ambilansi itwara imirambo, basi cyangwa se bazane n'abaganga bacekinge nimba hari n'umuntu wenda bashobora gukuramo umurambo we bakajyana, kuko wabonaga imodoka zahwanye, abantu batari bubabone babaye nk'ivu. Byari ibintu ubona ko biteye ubwoba, birababaje cyane. Muri ako kanya hari imodoka yari igiye gucaho nziza cyane, ubona ko ni imodoka iri mu bwoko bwa Range Rover nziza, irimo umuhungu ndetse n'umumama. Umuhungu niwe wari utwaye, umumama yicaye ku ruhande. Mu bigaragara uwo yari umwana we ndetse uwo ari mama we. Uwo muhungu yitwaga Arnaud, mama we yitwaga Esther. Nibwo bageze aho ngaho babura ukuntu bacaho, mama we arasohoka ajya kwitotomanga. Mu gihe agiye kwitotomanga arebye ibintu byabaye aho ngaho, yahise agira isoni aratuza. Yari afite umuhungu witwa Arnaud, umuhungu ugira ubwoba ku rwego rudasanzwe. Nibwo yavuye mu modoka akireba ibintu biri kuba, yameze nk'umuntu uhahamutse, ubwoba buramwica, yibaza ibintu biri kuba aho ngaho biramucanga. Nibwo abahungu bamwe bakunda kuvuga ati ni abakoranabushake bari aho hafi, baraje bashaka uburyo ki bakora izo modoka bakazitandukanya, bakareba abantu barimo uko bameze cyangwa se niba bapfuye byarangiye, kuko ambilansi yari yatinze kuza. Nibwo barebye babona harimo umukobwa umwe wambaye akajipo k'umukara karekare n'agapira k'imbeho n'udukweto dufunze, ubona ko we nta kibazo na kimwe yagize, ariko yakomeretse bihagije. Abandi bose ubona yuko bapfuye. Nibwo abo bantu bahise bavuza induru, baravuga ati babonyemo umuntu muzima. Baravuga ati ubu ninde uri bumujyane kwa muganga n'iki? Nibwo Arnaud yarebye uburyo ki bari kugenda baharirana kujyana umuntu kwa muganga, kandi nawe mu gihe kitarenze igihe gito yashoboraga gupfa kuko yari ari kuvirirana. Arnaud yahise agenda aramuterura, ahita agenda amutereka mu modoka. Mama we aramureba aramubwira ati ariko Arnaud warasaze cyangwa uwo muntu ufashe uramuzi? Arnaud aramureba buri kintu arenzaho, arambwira ati mama injira mu modoka tugende. Mama arambwira ati ntabwo ninjira muri iyo modoka umuntu arimo, mama nutinjiramo ndagusiga.
mama we yarebye umuhungu we abona ni umuhungu uri seriye, ubwo yahise yicara mu modoka ko yari kumuta mu nzira, ahita akata imodoka basubira inyuma, bahise bamujyana kwa muganga. Kameme nk'abantu bakuru ntabwo bigeze bamujyana kwa muganga mu bitaro bya leta, oya, bahise bamwihutira bamujyana muri pirive ikomeye kugira ngo bahite babasha kumwitaho byihuse. Bakigerayo nibwo umukobwa yatangiye kugenda abyimba agatana umubiri wose mu buryo utakekaga. Bahise babaza hano baramubwira ati se uyu ni mushiki wawe? Hano nababwira ati ntabwo mbizi pe, twe hari ahantu habereye impanuka, icyo dukoze ni ukumuzana kwa muganga nta kindi. Aravuga ati okay, none se ubu ngubu ko tugiye kumukorera operasiyo, ubu ngubu ninde turi bubone ngamusinyire tubone kubikora, ko tutabikora umuryango we udahari? Arno yarabarebye n'umujinya mwinshi, arangije arababwira ati kuki abantu mutagira impuhwe? Urabona situwasiyo umuntu arimo, tumufatiye muri accident, ntituzi iwabo, ntituzi iki n'iki, mwe muri gushaka gukora operasiyo kuko mukeneye ngo uko ababyeyi be cyangwa se umuryango wose ugasinya, hanyuma napfa se bazabimenya gute ko n'ubundi n'ubu batazi ngo bimeze gute? Hari igihe kigera umuntu akirengagiza amategeko kugira ngo agire ikindi kintu akora kizima. Ubu no muntu agupfanye wavuga yuko wari utegereje ngo baze ngo basinye? Mwagiye mureka kugira ibintu by'ubugoryi nk'ubwo ngubwo, ntabwo ari ibintu byumvikana. Fata umuntu umuvure, ibindi biraza nyuma. Abaganga barasebye muri ako kanya, babona nta kindi kintu bakwiriye kurenzaho, gusa wabonaga ko harimo umuganga usa nkaho nta mutima mwiza agira. Arno yarabibonye, yahise agenda aravuga ati mumpe ibyo bipapuro nta kibazo, njye nditwa umufamiliye we. Bavuga ati oya, ntabwo ibyo ngibyo byashoboka. Yarabarebye buri kintu abakorera, arangije ahita ababwira ati njyewe ndi umugabo we, muzane musinyire. Nta kindi kintu barengejeho, yahise asinya, ashyiraho n'indangamuntu, ibi bintu byose bimuranga. Bahita bagenda bajyana umukobwa muri operasiyo, bakimwinjizamo bakimara kumupima basanze ari kuviranamo mo imbere, hari ibice bimwe na bimwe byo mo imbere yagiriyemo ikibazo, kandi ikindi cya kabiri yagize ikibazo ku bwonko hagezeho amaraso. Arno yarababaye, yabuze ukundi ukuntu abigenza, ubwo mama we yari ari aho hanze yumiwe atazi ibiri kujya mbere. Nibwo yabwiye Arno, aramubwira ati Arno, n'ubundi gahunda twe tugiyemo ntabwo zakunze, kandi wakoze gukora n'ubutabazi bw'ibanze, wamugejeje kwa muganga, I think birahagije, ndumva twakitahira. Arno arangije areba mama, arambwira ati ako mama ugira umutima wa kimuntu. Mama aramureba arambwira ati come on, hanyuma nimba ntagira umutima wa kimuntu nakubyaye nte? Nimba nta mutima wa kimuntu ngira, ntabwo nari kuba narakubyaye, nari kuba ndi kwenjoyinga, nakabaye ndi kwenjoyinga ubuzima bwanjye ndi jyenyine. Arno yamurebye abura ikintu amukorera, aratuza, arangije aramubwira ati fata imodoka utahe, uzi gutwara, akira kontakiti ugende. Arambwira ati no, ntabwo nshobora gusiga umuhungu wanjye hano, ngwino tugende untware ungeze mu rugo. Arno yararebye abona mama ari kumustressa, nta kindi kintu yamukorera. Nibwo yabwiye mama ati okay, I'm coming, ngiye mu bwiherero ndaje. Yahise ajya aho hirya he nk'ahantu hihishemo atari bumubone. Nibwo yahise ahamagara sister we, arambwira ati hey Iribagiza, umeze gute? Oh, I'm okay my brother. Umeze ute se ko ndi kumva uvugisha uko nguko? What happened? Ambwira ati mani twagize ibibazo mu nzira, uri kumva gusa nta bintu byinshi mfite byo kugusobanurira, please fata moto uze hano kuri ibi bitaro, uze ufate mama umutahane mu rugo, ibindi ndabikubwira. No si byagenze gute? Please weho ngwino kuri na address ngiye gukoherereza, uze utware mama mu rugo, and then umugeza mu rugo ugaruke uze ngusobanure cyangwa se uze urebe biri kujya mbere. Ambwira ati okay fine bro, I'm coming in 5 minutes, ndaba mpageze pe. Okay. Ubwo yahise agenda ajya mu bwiherero asa nk'ugumyemo umwanya mutoya. Arangije hashize akanya yaraje na sister we Iribagiza abaraje, yahise ahobera mama we, arangije ahita ajya kureba bro we ari we Arno, aramubwira ati habaye iki bro, ko mbona umeze uko nguko, byagenze gute? Ambwira ati please banza ugeze mama mu rugo.
mama ni sereri ari kunsitiresa, mujyane ibindi turaza kubivuganaho nuza. Mu gihe sisita wasubiye inyuma ari kubwira mama ati reka dutahe, arambwira ati njye ntabwo natahanye na Arno, yazanye umuntu hano ntago amuzi, none ari gukomeza kumwibambaho n'iki, ntago nzi niba muzi ntago mbizi, ariko ntago nsiga umuhungu wanjye hano, ubu se uhagize ibibazo bimubaho. Sisita warangije arebana na Arno bacirana isiri, wabonaga ko mu by'ukuri ni abana bakundana, utuntu twose bagenda bumvikana. Arno yamuciriye isiri, arangije atambwira ati alright mama rero reka tubanze tugende, ugende uruhuke. Arno ndahita ngaruka kumutwara, ambwiye yuko ananiwe atashobora gutwara kandi ntiyabikubwira. Niba ananiwe naze yicara inyuma mu modoka utware, nanjye nicara imbere tugende. Ambwiye ati mama we reka gukomeza ibintu, tugende. Arno ndagaruka kumufata, hari ikindi? Nyine abona ko ibintu byabaye seriye, yahise yinjira mu modoka baragenda. Sisita we aramudepoza amugeza mu rugo, amukorera buri kimwe cyose, arongera afata imodoka aritaninga back in the hospital. Nibwo yaje yegera Arno arambwira ati bro what happened, ntabwo ndi kumenya impamvu muri hano. Nibwo bagiye bicara aho ngaho ku ruhande nk'abantu bategereje umuntu wagiye muri operasiyo. Arangije arambwira ati Iribagiza urabizi ngira ikintu sinzi uburyo nteye muri njyewe, ariko urabizi yuko njye na mama twari turivinze tugiye mu yindi province, tugiye mu yindi ntara. Twageze mu nzira dusanga habaye impanuka iteye ubwoba, hahandi wabonaga amaraso atemba ukagira ngo ni nk'umugezi wabaye aho ngaho. Iribagiza nawe yagize ubwoba, aravuga ati none se byagenze gute? Arakomeza aramubwira ati twasanze imodoka zagonganye, kwa kundi imodoka zigongana nta muntu n'umwe ushaka kurokoka. Mu gihe ambulance yatinze kuza, nibwo abantu bari aho hafi biyegeranyije baraza bashaka kureba niba hari umuntu waba ukirimo muzima. Nibwo basanzemo umukobwa. Mu by'ukuri uwo mukobwa ntago muzi, gusa nuko ambulance yari yatinze, abantu bari bari aho bose bari bari gushwanashwana batazi ibijya mbere, batashobora kujyana umuntu kwa muganga, kandi nawe yagira ikibazo muri abo anytime ashobora gupfa. Iribagiza yaramurebye aramuhobera, arangije aramubwira ati you did a good job for real, ni ukuri wakoze. Nase uwo mwana w'umukobwa ameze ati shawe ntabwo uzi ibintu byambabaje, ni uburyo ninjije uriya mukobwa. Nako reka tubireke uriya mukobwa naramuka akize, ibi bitaro bizangendere kure, kuko mfite kuba ripotinga for real, kuko bambabaje pe. Nshobora kutaripotinga ibitaro, ariko abantu bakoramo they are not serious for real, ni ukuri. Ubwo ngubwo tugaruke mu cyumba baba bari gukoreramo uwo mwana, batangiye kugerageza kugira uburyo bamuvura, bagakomeza bakagira ibintu bamukorera nk'abantu b'abaganga kugira ngo areke kuviriranamo mo imbere ibintu, banamwambika amabomboni, bamwambika ibiki, ubona ko n'umwana uri muri situwasiyo itari nziza. Nibwo bakomeje kumukorera buri kimwe cyose, hashize nk'iminota nka 40 bari kumukorera iyo operasiyo, nibwo babonye umwana, babona ari muri kondisiyo mbi cyane, muri kondisiyo idasanzwe. Nibwo baje babwira Arno wiyandikishije, arambwira ati si weho wasinye kuri uwo mugabo we? Ego. So bimeze gute kuri uriya mwana w'umukobwa? Arambwira ati yagize ikibazo gikomeye cyane, ntabwo twebwe nk'ahantu dushobora kubibasha. Sinzi ko no muri iki gihugu byakunda ko bikorerwamo, bisaba kumuha transfer akajya hanze y'igihugu, kuko turi kubona ibi bintu bidashoboka pe. Mu masegonda cyangwa se mu minota mike tumaze kuri uyu muntu, tubonye ko ubushobozi bwacu budashaka kubikora. Ararembye pe, yakomeretse bikabije. Arno byaramurenze, yatekereje ibintu byinshi, yatoye umuntu ku muhanda, bahise basaba ko yakorerwa ibintu birenze bakamujyana hanze y'igihugu. Abitekerezaho yumva biramurenze. Nibwo yegereye muganga aramubaza ese mwanyihanganira wenda nk'umunsi umwe cyangwa ibiri
mukaba mumushakira uburyo basaba muba mumuha nk'imiti mike mike, tugashaka uburyo nkanareba n'abantu ku buryo yagenda, oya nta kibazo, ubu ngubu ashaka kumera neza, tukamuha ibintu bimugabanyiriza ariko ntabwo mu mubiri we mo imbere ameze neza, afite gukorerwa ntuza yihutirwa. Abwira ati okay nta kibazo. Ubwo Arno babimusobanuriye ari kumwe na Iribagiza, batashye bahangayitse pe. Arno yahise abwira Iribagiza aramubwira ati kata tugende nkwereka ahantu tujya. Basubiye ahantu habereye impanuka ngo barebe nimba basi bakiriyo kugira ngo babashe kubabwira banababaze uko byagenda. Bagezeyo basanga polisi iracyahari ndetse na ambulance yaje iri gutwara abantu bake bakeya. Nibwo Arno yaragiye arihuta yegera umupolisi arambwira ati ni njye wa muhungu wari uri hano mu kanya utwaye umuntu kwa muganga. Arangije arababaza se ni gute umuntu ashobora kumenya imyirondoro y'umuntu, uriya mukobwa simuzi kandi badusabye ibintu birenze, ndi kumva umuntu adashobora kuva mu gihugu ngo agende ahandi iwabo batabizi. Arambwira ati okay nuko bimeze, arambwira ati ntago turyama. Byari bigeze hafi nijoro cyane, ninkubwira ngo ni nijoro cyane, bagiye kurara biga bareba ko uwo muntu bashaka kumubonera dosiye, biranga, biratinda burinda bucya bose bakicaye bafite ibitotsi, ubona ko bari kubura umwanzuro, bari kubura ukuntu babigenza. Iribagiza nibwo yicaye aratekereza, arangije arababwira ati se izo modoka bari barimo nimba mwabonye ahantu bakuye uriya mukobwa nta kantu k'akamenyetso kaba kahasigaye? Bose bavuga ati akuzi ko ari byo, kuki tutabimenye? Nibwo bahise bajyana za modoka zisa nk'izakoze agisida, hari ahantu bazijyanaga bakazitereka batarazikoraho, nibwo bagiye gusaba uburenganzira bwo kujya gukora ku kintu cyakoze accident bitemewe, bahita bambara amaga barihuta cyane. Ahantu bakuye wa mukobwa bahasanze akamvelope, zino amvelope izijyamo impapuro. Barebye neza bahise bagenda bicara aho ngaho muri biro, byari bigeze hafi mu saa moya saa mbiri, nibwo baragiye bareba dosiye ye basanga uwo mukobwa yitwa Stella. Bareba imyirondoro ye yose, kumbi ibyo bipapuro bari bafashe ni umwana w'umukobwa wari ugiye gusaba akazi. Ariko Arno yagarura ubwenge yatekereza uburyo umukobwa yari ameze, yari yambaye, byaramutungura akibaza umuntu yakambara kuri yagiye gusaba akazi, it doesn't make sense. Oh my god, byaramucanze biramucanga, ubona ko acanganyikiwe. Nibwo yahise abwira Fanda aramubwira ati ese ntabwo dushobora guperereza tukareba haba abantu babaga tukajya kubareba? Nibwo baperereje baragenda nko mu saa tatu gutyo saa yine, bakuraga ibintu bihuse kuko bari bari gutanguranwa no kureba ko umwana ashobora kujya kuvuzwa. Baragiye bamenya iwabo, mu by'ukuri iwabo ntabwo bari bakize bihambaye, bari normal, ntabwo bari bakize, ntabwo bari bakennye, bari aho ngaho. Nibwo bagiye barabakomangira babaha karibu nk'ibisanzwe, barabakira nk'abantu bashyashya. Barangije barababwira ati dufite umwana wanyu wakoze agisida. Uwo mubyeyi aravuga ati umwana wakoze agisida? Uwo mwana ni uwuhe? Ni umwana witwa Stella. Arno yari yamufashe ifoto yahise abereka, arabwira ati n'uyu nguyu. Twari tuzi ngo ni n'umuntu muzima mutuzaniye, ubu ngubu se ko mutuzaniye byagenze gute? Yagonzwe, yagize agisida ikomeye cyane. Uwo mupapa wari uri aho ngaho ahita avuga ati twe tuzi ngo mutuzaniye inkuru nziza, none muje kutubwira ko yakomeretse, hanyuma niba yakomeretse turabikoraho iki? Turabigenza gute? Wabonaga yuko ntago bitaye kuri uwo mwana habe na gato, ntabwo bamwitayeho pe. Arno yarababaye aravuga ati se basi n'umwana ntago ari uwanyu?
Iribagiza we yari yumiwe avuga ati se abantu ko bari kwihakana umwana wabo. Nibwo byabacanze, Arno yihebye yarasohotse hanze ari gutekereza cyane, ubwo polisi yasigaye nayo iribagiza bari guhata ibibazo aba babyeyi. Nibwo Arno yasohotse hanze nk'umuntu wacanganyikiwe yegamye ku modoka, ajya kubona aho ngaho hahise hasa akana k'agahungu ubona ko gafite ubwoba, karamubwira ati ngo ngwino nkubwire. Arno aracanganyikirwa, umbwira iki? Ngwino nkubwire. Arno yaremeye aragenda aramwegera, umwana aramubwira ati ibintu ngiye kukubwira ndakwinginze ntuze kubibwira mama na papa. Arambwira ati okay mbwira nta kibazo. Ibintu ngiye kukubwira ni ibyerekeranye na Stella. Uriya ubona Stella ni umwana wa hano, ariko yavutse batamukeneye. Ikindi Stella yavukanye ikibazo mu mubiri we, ntabwo yari ameze neza. Yavukanye ikibazo cyo ku bwonko, ntabwo ubwonko bwe bwari buri gukora neza. Byatumye hano babasaba amafaranga menshi kugira ngo bajye kumuvuza, ariko biba iby'ubusa. Papa nibwo yaje kuvuga ati n'ubundi uyu nguyu twamubyaye tutabiteguye, yaje nk'impanuka. Kuba avutse rero afite ikibazo si ibintu birenze, si ibintu biri grave, reka tumureke ubwo igihe nikigera azapfa agende. Baramwanze. Nibwo Stella yaje gukura. Uko biri kose akenge gake yari afite yageragezaga kwishakishiriza, ariko bamwanga bamutortira ibintu byose. Nibwo yambwiye ngo agiye gushaka akazi iyo ngiyo mu mijyi. Nibwo yagiye, ntabwo tuzi irengero rye, amaze hafi nk'iminsi nk'ine tutaramubona. Noneho Arno arangije aramubaza none se kubera iki? None se nta Arno byaramurenze abura uko abigenza, arareba abona umwana ashobora gupfa n'iki. Arambwira ati genda urakoze kumpa amakuru. Of course nk'umuntu w'umwana yamubwiye ibintu bitari byinshi bitanafatika cyane, ntabwo yamuhaye amakuru yuzuye, ariko yumvisha acanganyikiwe biramurenga. Ajya mu modoka afata amazi aranywa, ubona ko oh my god ni ibintu bibabaje. Yaragiye ahita afata Iribagiza aramusohora. Iribagiza aje ambwira ati bro calm down, reka tubanze turebe ko bariya babyeyi basi bapfa kwemera. Arno arangije aramureba arambwira ati sister, ni ubwa mbere mu buzima bwanjye numva mpangayikiye umuntu ku rwego nk'uru nguru. Ndumva mpangayitse ko uriya mwana atari kuvurwa, ndumva mpangayitse pe. Mbabarira umbwire ikintu dukora, ibindi tuzabijyamo nyuma. Ndi kubona ibintu bishobora gutwara igihe kinini kandi undi muntu yaba yarangije guta ubuzima. Iribagiza yarabyumvishe koko yumva nibyo. Nibwo yamubwiye ati njye ndi kumva mfite igitekerezo, ufite amafaranga sibyo, kandi ibintu bagusabye biri very easy, so rero ndumva ngewe wamujyana mukagenda, ngenda asigara mvugisha mama nta kibazo, and then nzasigara bimubwiraho ukundi kuntu ntazagutekerezeho cyane, ariko ugende umuvuzi urebe uko bizamera. Arno koko yumva nibyo, aravuga ati thank you so much. Nibwo ako kanya byari bigeze hafi mu saa 8 saa 9, nibwo yahise ahamagara kuri bya bitaro, arababwira ati ndi ready, twabona se basi uko tugenda. Aravuga ati nta kibazo rwose, twe tworiyanse tumwandikiye transfer ijya hanze byakoroha nta kibazo, bahita bamuha itike. Aravuga ati okay nta kibazo ndamujyana. Arangije avuga ati okay nta kibazo, ndumva twafata indege yejo mu gitondo nko mu saa 2. Aravuga ati okay nta kibazo, turaje tubategurira ambulance, nawe ugende witegure nta kibazo muzaza. Arambwira ati se basi kurya birakunda? Aravuga ati kurya kereka tubinyujije muri sonde. Aravuga ati nta kibazo, basi mugaburira atagira ikibazo. Nibwo yaguze ibiryo bamusabye byose baramuha. Byari ibintu bibabaje kureba umuntu nta kintu ufite wamufasha n'iki, n'ibibazo byose bakubwiye afite. Nibwo Arno yatashye yahangayitse, mama we yarakimutegereje yari yanze gusinzira. Arambwira ati aho kuki mwatinze gutaha kandi nari mbategereje. Arambwira ati mama please ndeka, byarangiye ntabwo nzasubira kwa muganga, ahubwo nahise njya mu bintu byanjye. Hari ahantu naraye ku mushuti wanjye
nahise njya muri gahunda, numvishe bampamagaye kujya mu kazi, ngiye kugenda hanze, ndumva nzamarayo igihe gito nzahita ngaruka. Oya ntabwo wadusiga, none se ubu ngubu none se mama ndeke gukora, ngomba kujya gukora nkagaruka. Aravuga ati okay, nta kibazo nose uzagenda ryari, nanjye byantunguye nabimenye bihita bituma ngomba gufata iya vuba, nzagenda ejo saa 2. Aravuga ati okay nta kibazo. Arangije arambwira ati ubwo nta kibazo turaguherekeza. Arambwira ati no mama mwigira rush, ntabwo ngiye mu kazi, si ibintu byadanje ngo muje kumperekeza, ahubwo muzaje muje kunyakira, ndumva nzaba ngarutse. Mama yaramurebye aravuga ati okay nta kibazo, ubwo mushiki wawe nagufashe. Ubwo Iribagiza yaragiye yinjira mu cyumba na brother we ariwe Arnaud, aramufasha barapakinga, bapakinze utuntu duke muri valise. Iribagiza arangije aramubwira ati se none se bro, ko ugiye kurwaza umuntu w'umukobwa, urabizi neza ko ufite ibikoresho bye byuzuye? Arangije arambwira tuzi ko ari byo. Avuga ati reka dufate imodoka tujye gushopinga, tumva mu masupamaketi hari ibintu dushobora gukuramo. Ambwira ati nta kibazo reka tugende. Nibwo bacunze mama we bahita bafata imodoka bahita bacaho, baragiye. Iribagiza amufasha kugura ibintu by'abakobwa, ibintu abakobwa bakenera, baragenda bagura n'utwenda dukeya umuntu ashobora kwifashisha, bamugurira buri kimwe cyose, n'amavuta n'iki byose, basigaza ibintu n'ubundi bazakenera ariko bagakenerayo. Bazinze utuvarize 2, nibwo bahise babyuka mu gitondo, wagira ngo ntibigeze banaryama. Babyutse mu gitondo cya kare saa 11, baritunganya byose byarangiye, amavalize bari bayaraje mu modoka, bahise bagenda saa 12 bari bageze ku bitaro. Bahise bavuga ati ambulance watubwiye ko yarayitunganyije. Ego, ubwo bahise bafata wa mukobwa ari we Stella, bahita bamwinjiza mu modoka ya ambulance. Arnaud ajyamo, Iribagiza bari gutwara imodoka bagirane ku kibuga cy'indege, basanze indege ibategereje igomba kubajyana. Bahise binjiramo baragenda. Iribagiza arabwira ati uzirinde bro, uzirinde, kandi uno mukobwa nitugira Imana agakira bizaba ari byiza. Ubwo barasezeranyeho baragenda binjira mu ndege baragenda. Bamaze hafi umunsi wose mu ndege. Bakigera ku bitaro, bakigera ku kibuga cy'indege cy'aho bagiye, bahageze umukobwa ameze n'abari muri kondisiyo idasanzwe. Bararebye babona ntabwo bagomba kumujyana ku muyaga, ahubwo baramurindira aho ngaho babanze bazana ibikoresho byose babone kumujyana. Bamugejeje kwa muganga abura igihe gito cyane ngo yitabe Imana. Umuganga umwe ni we yarebye Arnaud, arangije aramubaza ese uno muntu mupfana iki? Arambwira ati dogita ndakwinginze basi ibibazo uzabimbaze umaze kumuvura, niyo yaba ari hariya dutegereje ko akira, ariko nzakubwira buri kimwe cyose. Aravuga ati okay, ariko ndabona uhangayitse, n'umugore wose basi? Arambwira ati oya weho nkorera nzabikubwira. Arnaud yegereye Stella, yamusomye ku gahanga, aravuga ati Imana ibane nawe mu byo bagiye kugukorera. Njyewe ubushobozi nari mfite n'ubwo kukuzana hano nkanishyura bakagukorera, nta kindi mfite narenzaho. Umwana ari we Stella bamugejeje mu cyumba cyo kumukoreramo ibintu byose. Bari bateguye umudokita, of course bari bahamagaye kuri ibyo bitaro bababwira ko bagiye kubohereza umurwayi uri muri iyo kondisiyo n'ibiki byose. Bamugejejeho ibintu byose babyiteguye, bahita bamufata baramwimura, bahise bamushyiraho mu mamashini, amwe aramuvoma, batangira kumukoraho, batangira kumuvura. Bari bategereje umudokita uri buze kuza kumuvura ku bwonko. Nibwo yagiye yegera Arnaud aramubaza se are you ready? Dushobora gukorera buri kimwe cyose uno mwana w'umukobwa, ntabwo tubizi, twebwe turakora. Byaba ari ngombwa yuko Imana ihitamo akakomeza kubaho, agakomeza kubaho, bitakunda akigendera, ariko ntibivuze yuko ndi bumukize cyangwa se adashaka kugira ikibazo turi kumuvura. Arnaud yarababwiye ati njyewe ndabinginze mukore uko mushoboye, Imana nayo irabizi neza ikiri budukorere.
Arno yaragiye ahita agenda aho hafi, aricara arasenga n'ubwoba bwinshi, aravuga ati mana ndakwinginze uyu mwana w'umukobwa mufashe akire ndakwinginze. Ubwo ngubwo uwo muganga yahise yinjira aragenda, basa nk'abamuvura nyine nk'abaganga babifitemo uburambe, baramuvura buri kimwe cyose, ku bwonko barahakora, ibintu byose barabikora, bareba uburyo ki ubwonko bwe bwari bwaragizemo ikibazo avuka, nabyo barabikosora, buri kintu cyose baragikosora, ariko nyuma yo kugikosora yahise ajya muri koma. Byari ibintu bibabaje. Dogita yasohotse ubona ko ntabwo yihebye cyane ahubwo ari kwiruhutsa. Nibwo Arno yaje yihuta aramubwira ati se bimeze gute? Aramubwira ati harya witwa nde? Oh njye nitwa Arno. Aramubwira ati okay Arno, ikintu gisigaye ni amasengesho. Njyewe ibyo mwansabye byose mwifuje ko nkora nabikoze, okay twamukoreye, twamuvuye buri kimwe cyose, ahubwo icyabaye yahise ajya muri koma. Arno yarababaye aravuga ati basi ubwo mwamuvuye kadutegereze ububasha bw'Imana. Ubwo Arno gutaha byaramunaniye, yahise asaba muri ibyo bitaro basi ko wenda kuko bari bafite icyumba kiri prive nawe yaba afite igitanda aho ngaho. Yakomeje kuba iruhande rwa Stella, nta kintu yari afite amuganiriza kuko ntiyari amuzi, gusa yageragezaga kumuza iruhande akamusomera ibitabo, akareba filime amwicaye iruhande bigasakuza byumva n'iki byose. Hashize nk'iminsi nk'ine itanu nibwo yari bageze yamuhamagaye arambwira ati bro mumeze muti, bimeze gute aho ngaho? Arambwira ati shasisi ni danje ariko we have to pray and to believe, nta kindi twakora. Nose byagenze gute? Sha nyine twagezeyo baramuvura, nyine baramuvuye bambwiye ko buri kimwe cyose bagikoze, ariko nyine yahise ajya muri koma. Bageze yaravuze ati what, bibaho se? Ariko nyine sha biri na ngombwa pe, uwo mwana yari afite ibibazo bikomeye, kutajya muri koma sinzi ko bitari gukunda, ariko kuva bamuvuye itsoke, reka dutegereze, nanjye ndagufasha gusenga n'iki, kandi nzajya gusenga nzatanga icyifuzo cy'uko agomba gukira. Ubwo ngubwo bakomeje babaho ngaho, nyuma y'amezi 5 hafi 6 nibwo Arno yabyutse ari mu gitondo, aragenda araburashinga, yoga mu maso, yambara ikabutura n'udukweto dufunguye, nibwo yagiye gutanga komande y'ibiryo bari buze kumuha, bamuhaga ibiryo muri sonde kuko nyine ntabwo yabashaga n'iki byose. Bakimara kubimuzanira bari kubimuha ari kubirya, nibwo yatangiye kuganiriza Stella, amubwira buri kimwe cyose, amubwira uburyo yamutoraguye n'iki, ari kuganya n'iki, arambwira ati nta hantu amuzi, ari kuvuga uburyo cyahangayikishijwe na mama we uzi ngo yagiye mu kazi kandi arwaje umuntu, byose akabyibaza bikamucanga. Mu gihe ari kwibaza ibyo bibazo byose, Dogita nibwo yaraje kubareba, mu gihe ari gukingura umuryango, Arno apfukamye afashe ukuboko k'umukobwa, yugamye ku gitanda asa nk'ubitse umutwe. Nibwo Dogita yinjiye, agifungura umuryango uko yafunguye gake, akubitana amaso na Stella ari kureba, amaguru ari kuyanyeganyeza, ati what, are you wake up? Biramucanga nibwo yahise abwira Arno, arambwira ati uwo muntu se yakize ryari kutaje kutubwira? Arno arikanga aravuga ati wapi ntabwo mbizi, mperuka rwose aryamye asinziriye byanancanze. Aravuga ati oh turi kubona, nibwo bahise bahamagara Dogita wamuvuye, aravuga ati wow nice. Nibwo bahise baza bamukorera check up, bamukorera buri kimwe cyose, babona ameze neza cyane, ni muzima, batesitinga buri kimwe cyose. Arno yariruhukije aravuga turakoze Imana. Nibwo yabwiye umudogita amuvuye, arambwira ati Dogita urishura ko nta kibazo na kimwe asigaranye mu mubiri?
aravuga ati ntacyo pe buri kimwe cyose. Avuga ati se ni gute ntabimenya? Ambwira ati okay, niba ushaka kuba sure ureke tugiye kujyana mu cyumba dukoreramo check up y'umubiri wose and then ndajya ngusobanurira. Ambwira ati okay. Yaramujyanye ahera kuri buri kantu kose agenda amusobanurira, arangije aranyurwa. Nibwo yahise amufata, arangije aramubwira ati Dr ndagushimira, gusa uno muntu ubona nta kintu dufite dupfana, just namukuye ku mpanuka biri aho ngaho, ariko reka tubanze turindire atore agatege. Bahise bajya mu kindi cyumba basa nk'abategereje muganga aza kubitaho nk'ibisanzwe. Arunabona ntabwo bakomeza kuba kwa muganga. Nibwo Aruno yihanganye abwira uwo muganga umenyera icyo gihugu, kuko Aruno ntiyari yanakakigeramo, arambwira se twabona apartment wenda tukabona n'umukozi wajya udufasha? Avuga ati oh nta kibazo, muze kuza mbibereke, nimva mu kazi shift yanjye irarangira saa sita, ndataha ngiye nitunganye maybe nka saa 10 ndaza kubatwara. Aravuga ati okay nta kibazo merci. Baritunganyije saa 10 baje kubatwara bajyana kuri apartment. Arangije Stella nta kintu yavugaga, yari atuje, yarumiwe, ari kureba ahantu ari akabona ni hashyashya, ibintu byose ni bishyashya kuri we. Arangije Aruna yaramurebye aramubwira ati ntugire ikibazo, ntabwo nzajya ndarana nawe, nzajya ndara ukwanjye nawe urara ukwawe, kandi ikintu ujya ushaka ikintu ujya ubwira mu tantine azajya agufasha. Ubwo babaye aho ngaho umudokita baza kuba inshuti, yitwaga Fred. Nibwo baje kuba inshuti, akazajya aza kubafasha, akaza gukorera check up Stella akareba ukuntu ameze. Gusa Stella byageragamo hagati mu ijoro akagira ubwoba bwinshi cyane, akarira, akajya muri salo akarara yicaye. Nibwo umukozi umunsi umwe yaje kureba Aruno, arambwira ati ariko Stella ntabwo ajya aryama, arara yicaye. Aravuga ati se gute? Nibwo yaje guhamagara dogita, bamukoreye check up, baravuga ati se uno mukobwa ko atari kuruhuka, mufite ikihe kibazo? Aruno ahita atekereza ko bamubwiye ko asigaye arara muri salo, aza kwicara nawe arabicekinga. Umunsi umwe bajyaga kuryama bose bakimara kuzimya amatara, Stella akagira ubwoba, agacana amatara akagaruka akicara muri salo. Aruno akambwiye se ufite ikihe kibazo? Akambwira ati iyo bigeze hagati mu ijoro ngira ubwoba, ntekereza ibintu byambayeho, hari utuntu tumwe na tumwe nibuka. Aje amubwira ati se okay nta kibazo, basi reka nkuzanire uriya mukozi mujye murarana. Aravuga ati nta kibazo. Umukozi batangiye kurarana, hashize nk'igihe kitarenze nk'ibyumweru nka 2, umukozi baje kumutwara, amubwira ati iwabo habaye ibibazo bikomeye, ahita agenda, biba ngombwa ko basigarana mu nzu ari abantu 2. Byabaye ngombwa yuko Aruno afata umwanzuro wo kurarana na Stella, ariko nyine buri wese yararaga areba hirya, nta n'umwe urebana n'undi, bose bafite isoni. Ariko Stella akagira ubwoba bukabije cyane, byagera hagati mu ijoro agatangira gushikagurika. Nibwo Aruno yaje kumenyera, atangira kujya abaza muganga, akamubaza uburyo yabigenza. Akambwira ati uriya mukobwa ntabwo dukundana, ntabwo muzi, gusa mba mbona mwishimira, ariko asigaye agera hagati mu ijoro nkabona afite ibibazo kandi afite uburyo namufasha. Arambwira ati okay nta kibazo, ujye umwegera umuturishe, umuganirize, mutere story, mwite muryama. Aravuga ati okay. Yarabitrayinze biranga, arabitrayinga bikajya bimunanira. Rimwe nibwo yari afite ibitotsi byamurembeje, Stella bigeze hagati mu ijoro arashiguka, Aruno afite igitotsi abura ukuntu abigenza. Nibwo yamwiyegereje aramupfumbata, arambwira ati basi guma hano ariko nanjye nsinzire. Stella na Aruno bararyama, baryama bapfumbatanye burinda bucya, babyutse bapfumbatanye. Gusa iryo joro ryababereye ryiza kuri bo. Umunsi umwe Iribagiza yarabahamagaye, arabaganiriza, abwira ati se bro bimeze gute, yarakize? Nibwo yavugishije Stella, arambwira ati Stella njye nitwa Iribagiza. Oh merci, nanjye nitwa Stella. Ambwira ati okay byiza, none se ubu uri kumva warakize neza? Iyi narakize nta kibazo. Aruno arambwira ati uyu muri kuvugana yitwa Iribagiza, ni sister wanjye, azi ibintu byose n'ibiki. Noneho Iribagiza arangije abwira
Arno arambwira ati bro you have to enjoy, ruhuka n'ubundi akazi nta kari karagutwaye wana, ruhuka umere neza, umva n'uwo mukobwa nta kibazo abe yenjoyinga arya ubwo buzima, ubwo nyine nagaruka simbizi sibyo, mama ndamushakira umushoferi, ibintu byose birajya kuri gahunda. Arno arangije arambwira ati I love you so much, nukuri ndagukunda cyane, iyo ntaza kugira sister nkawe sinzi ubundi nari kugira. Ubwo Arno yatangiye kuba aho ngaho, aratuza araruhuka, akajya ajya gutembera, bakajya muri park, we na Stella batangiye kuba inshuti zidasanzwe, bigenda bakomeza kuba close, bakajya bashwana rimwe na rimwe ariko bakararana n'iki. Hashize nk'andi mezi nk'atatu Stella yari yasubiye kuri gahunda pe, imiti yararangiye, asigaye ameze neza. Nibwo yaje kwicara aganira na Arno, amubwira uburyo Arno yamusanze mu mpanuka, abantu bose byabacanze, babwiranye story bose. Nibwo Stella yaje kubwira Arno story y'ubuzima bwe bwose, ariko bimwe na bimwe akabyibagirwa, ariko aramuganiriza everything. Barahoberanye, Stella ababaye cyane, arambwira ati humura, ibintu byose bizagenda neza. Ubwo bakomeje kubanaho muri ubwo buzima ibintu byose. Nibwo igihe cyageze Stella abwira Arno, arambwira ati rero dufite gusubira mu gihugu cyacu basi nkajya gushakirayo ubuzima. Arambwira ati okay nta kibazo. Aramubwira ati reka tumare inaha nk'ukwezi kumwe wenda tuzahita tugenda. Arambwira ati okay nta kibazo. Ubwo baratembereye ahantu hose. Umunsi umwe Stella yafashe umunsi wo kugenda wo kuruhuka wenyine akigira ahantu. Nibwo yagiye ahantu muri hoteli, agiye kugenda ngo afate akantu ko kurya ari no gutekereza n'iki, ntabwo yari kumwe na Arno ariko yari yamubwiye ahantu yagiye. Nibwo yagiye abona ahantu bari gutreatinga umukiriya nabi, bari kumuha keya itari nziza. Arangije aragenda arabwira se kuki mutanga keya nabi, kuki management yanyu imeze nabi. Arabakosora, ibintu byose arabafasha, ahita ajya mu gikoni, ibintu byose. Yari yarabaye mu buzima bugoye ariko aba yarigeze gukora mu ka resitora, utuntu na tumwe dufiteho inosiyo. Yakoreye uwo mukiriya ibintu byiza cyane, umukiriya arishima ku rwego rudasanzwe, yari umukiriya w'umukire. Yahise ahamagara nyiri hoteli aramubwira ati ufite abakasitoma, ufite abantu bazi kwita ku bakiriya neza. Shano kuri hano hari umukobwa nishimiye pe. Arambwira ati uwo mukobwa ninde? Arambwira ati witwa nde? Arambwira nitwa Stella. He ngo yitwa Stella? Oh Stella biramutunga. Arambwira ati nonge ntabwo nkoramo hano. Ngo ntabwo ukoramo hano? Ubwo nibwo nyiri hoteli yahise aza aramureba, yari umukobwa mwiza ntabwo yarasebetse. Aramureba arambwira ati wow. Bamubwira uburyo ki yakozemo ibintu n'iki. Nibwo yambwiye ati ejo uzaze tuvugane. Akimara kuza bwarakeye aragaruka, gusa yagiye ajyanye na Arno. Agezeyo nibwo bagezeyo bagasanga hari nyiri iyo hoteli yari umukecuru, areba uburyo uwo mukobwa atangamo keya n'iki. Aramubwira ati waretse nkaguha akazi. Arambwira ati okay. Arambwira ati rero ntabwo nanze akazi, ahubwo naje n'ahandwaye, nari maze igihe gitoya nkize, nari ngiye kuza asubira iwacu, nta n'ibyangombwa mfite byo kubinaha. So ndumva ntakemera akazi ngo mbinaha nta byangombwa kandi mfite no gusubira iwacu. Arangije aramubwira ati se uramutse ubonye ibyangombwa wakora hano? Stella biramutungura avuga ati nkora hano? Aravuga ati bikunze nabikora ariko sinzi ko byakunda, kubona ibyangombwa biragoye. Arambwira ati woweho emera niba wakora, ibyangombwa ntabwo byabura. Arambwira ati okay nta kibazo, bibonetse nakora, gusa mfite umuntu twazanye ntabwo nzi ko nawe nta byangombwa afite, biragoye. Arambwira ati okay nta kibazo muri babiri. Ubwo ngubwo nibwo batashye. Noneho Arno yabajije Stella uko byagenze n'ibiki bari barimo, amubwira uburyo byagenze, amubwira story yose. Arambwira ati okay wow, ndetse ntabwo uzasubira mu gihugu cyawe? Sha yambwiye ngo ibyangombwa arabyitaho, ntabwo tubizi dore ko tugifite almost 3 weeks
sinzi ka turebe wenda nibikunda nibidakunda tuzigendera n'ubundi ntabwo nabyo expectingaga. Okay, ubwo barakomeje baba aho ngaho. Of course yari yarasigaye, nyiri hoteli yari yarasigaranye nimero za Stella, yaramuhamagaye amubaza imwe mu myirondoro ye, amubaza n'imyirondoro ya Arnaud, byose nibwo yahise abareka. Nyuma y'icyumweru arababwiye ati mwaje kuza ahangaha, baragenda babona bagiye gutera ibikumwe. Mu kindi cyumweru bose baba bahaye ibyangombwa byo kuba bari aho ngaho. Uwo mukecuru yari umuntu urenze muri icyo gihugu, so gusabira abana kuba abenegihugu ntabwo byari ibintu birenze, bahise baba abenegihugu. Ndetse Stella we ahita ajya kuba uwungirije nyiri hoteli. Byari ibintu byiza, anakora ibintu byiza. Yahise atangira akazi mu gihe kitari gitoya, ndetse na Arnaud nawe yahise ashaka uburyo ki yabona akazi muri icyo gihugu. Bakomeza kubanaho muri ubwo buzima, baragiye baba close. Bigeraho Arnaud kwihangana biramunanira, yabonaga Stella akabona aramukunze, kandi mu by'ukuri Stella yaramukundaga. Umunsi umwe bagiye kuryama, bari baramenyereye kuryamana n'ubundi nk'ibisanzwe, umwe areba hirya undi areba hino, rimwe na rimwe bafite isoni. Umunsi umwe Arnaud nibwo byamunaniye gusinzira, ari mu masaha ya nijoro, azi ngo Stella yasinziriye, nibwo yahindukiye yegamye ku musego asa nk'uhumirije. Hanyuma aravuga ati Stella, yagiye kuvuga ati Stella I love you, na Stella yari yahindukiye, bose bavugira icyarimwe ati I love you. Bose bahita babumbura amaso bavuga ati very serious. Arnaud ahita amubwira ati I love you Stella, nanjye ndagukunda cyane. Bahise bahoberana, barishima, birabashimisha. Mu gitondo ntabwo bari bujye mu kazi, bahise benjoyinga umunsi wabo, bajya gutembera, ibintu birushaho kuba byiza. Nibwo Iribagiza akomezaga kubavugisha, Arnaud aza kumubwira yuko bakundanye. Iribagiza araseka cyane aravuga ati nta kuntu bitari kuvamo rwose, nta kuntu pe, ni gute wamarana n'umuntu hafi umwaka wose ukambwira ngo ntimwakundana? Cyakoze Imana yikorera akazi kayo pe, yiturije. Okay, ni byiza ko shamuza ze kudusura, tukasha tuzareba niba bikunda. Gusa nyine ubu turi mu kazi kenshi ntitubona umwanya. Nibwo bakomeje kubanaho muri ubwo buzima. Uwe na Stella aza kumuterera ivi, amusaba yuko babana, yarabimwemerera, ibintu byose biba sawa. Bakorera umurenge muri icyo gihugu, ariko mariage yabo bagiye kuyikorera mu gihugu cyabo, batumira inshuti n'abavandimwe. Rwari urukundo rutangaje, urukundo utabona ahandi. Nyuma y'ubukwe nta n'icyumweru giciyemo, ababyeyi ba Stella aho bari barebye inkuru zitandukanye ku mateleviziyo, babona umwana wabo yabaye umukire, yarakize. Bavuga ati muzi ko Stella yakize? Birabatungura gusa ntibabitindaho. Nyuma y'icyumweru nibwo Stella na Arnaud bongeye barapakinga bajya kwibera muri icyo gihugu. Please don't forget to subscribe, share and comment. Love you.